Urabizi neza ko ni brosa kabiri ku munsi cyangwa anniversaire yanjye igihe ibere oya nubundi ni ukugesinga njye ndumva icyo ubeshye icyo ariko ni selfie na muyango ninyikwereka se ubwo ndaba nyishe nyine tubwire icyo kitarimo ntayo dufitanye mbwira nzi kwiruka ariko nigeze kuba nyuma navunitse kuko rwose ku bantu mumuzi namwe muraza kutubwira ntabwo nawe batarabaye iwanyu se nanjye ntiwanjye nibyo njye nkunda ipusi kurusha imbwa ukunda ipusi sinzi niba ari ukoga mu ibase cyangwa muri pisi muri koga muri dushe niba ari koga muri dushe cyangwa muri pura ariko kuba ukunda inzovu ndumva uyikunda n'akagera ushaka kuba yaragasuye Hi, ni Trezor. Hi, ni Nancy. Twagarutse uyu munsi kuri Day to Day Media. Uyu munsi tuje gukina game, another game. Two truth, one lie. Turavuga kuri kubiri. Yego. Ikinyoma kimwe. Kuri kubiri n'ikinyoma kimwe. Gusa reka tubwire abantu ahantu tuba twicaye. Hano baba babona hasa neza. Indaba Rock Resorts and Tours. Ni hano Kicukiro. Abantu bazi Nyanza manutse umuhanda w'ikarembure hano hafi cyane hano heza murabona view yaho uba witegeye kabisa ikibuga cy'indege cy'Ubugesera ni Indaba Rock Resorts and Tours nimero ziri hasi abantu bashaka hano baruhukira shaka ibyumba mwakandikira nimero zo hasi kuri Indaba Rock Resorts and Apartments. Nancy sobanura abantu game y'uyu munsi. Uyu munsi game muri bubanemo natwe ni ukubaza ngenzajya mvuga ibibazo ibintu bitatu yego we ambwiremo icyo mbeshyemo nawe avuga ibindi bitatu nanjye mubwiremo icyo abeshya muri make nk'uko dutangiye tubivuga kuri kubiri n'ikinyoma kimwe muri ibyo bintu bitatu zajya harimo ibintu bibiri avuze by'ukuri n'ikinyoma kimwe ntangire uratangira ntangira. Okay, ladies first. Okay, ndakubwira ibintu bitatu. Ubwo uzajya uvumbura iki kinyoma. Utankopera. Okay, ikintu cya mbere. Nkunda kwambara amakabutura iyo hakonje. Cya kabiri nkina basket. Cya gatatu mfite izina ryanjye ritangira. Ni rimwe n'irya papa wanjye. So wabyumvishe bitatu. Ndabyumvise. Okay, ngo tubwire icyo wabeshyemo. Icyo nabeshye. Gukina basket. Ndabeshya. Ntayakina pe. Nicyo sibyo? Yego. Ndumva ariyo one lie irimo. Ibindi bishobora kuba byo. N'abantu badukurikiye ko bari kuguseka. Ntabwo banseka kuko amakabutura arayambara ndamubona. Ibijyanye n'izina byo nambara ntagenekereza. amakabutura iyo hakonje. Ayambara. Wabyishe. Icyo nabeshye ni ukwambara amakabutura iyo hakonje. Basket ndayikina. Uyikinira he? Natubwirane. Mu kibuga, nkira mu kibuga. Aya, shanaga iki cyo tucyemeranwa na basket ukina. Wacishe. Sure. Kitari cyo ni ukwambara amakabutura iyo hakonje. Ubwo basket nabyo nzabimenya vuba. Nzagaruka mbabwira niba ataratubeshye ko nanjye simbyizeye. Ubwo ngubwo inota ryanjye rimwe ufite 0. Sawa. Okay, nawe imbazo. Mvuga igifaransa neza. Icyo cya mbere. Cya kabiri. Mfite umusaza wanjye. Cya gatatu. Mperuka gutravolinga mu kwezi gushize. Mvuga igifaransa neza. Mfite umusaza wawe uheruka gutravolinga mu kwezi gushize. Icyo ubeshye. Ni ukuvuga igifaransa neza. Oya. Ndakivuga. Neza. Ndakivuga neza.
ukivuga neza Nicyo nawe ubeshya. urabizi oya ntabwo nkibeshye Oya, ikintu cyo kuvuga igifaransa neza nicyo ubeshya. ntabwo nkibeshye baratubwira barabizi neza nk'abantu twiganye n'abo twigana ubu Okay, ubwo niba nkishe mbwira icyo nanjye mbeshya. icyo ubeshye Mm. ni uko ntabwo mperuka gutravolinga mu kwezi gushize Mm. icyo kitari ukuri ku gifaransa cyo ndakivuga ubwo ni rimwe kuri rimwe. rimwe kuri rimwe ko mbona biri buze kugorana. bigorana kubera iki Okay, ninjye ugiye kukubwira ibintu bitatu ukambwira kimwe mbeshya. twagiye One lie. Sibyo? Cya mbere nkunda kumva amapodcast. Sibyo? yego Ikindi nashobora kubyina. Icya gatatu bajya kunyita izina ryanjye bagendeye ku muntu uzwi, famous person. bagendeye ku muntu uzwi Bajya kunyita izina bagendeye ku muntu uzwi. Ikindi nashobora kubyina. Ikindi nkunda kumva ama podcast. ikitari ukuri ntabwo amazina yawe bagendeye ku muntu uzwi niba mbeshya aratubwira amazina ye mumbwire nimba ari n'umucelebrity muzi n'umwe baba bitirana. Oya, barahari urumva, ahubwo ntabwo aricyo bagendeyeho. nabikoze nyine Abiri rimwe. okay Sibyo? Abiri kuri rimwe. Okay, niho utahiwe kumbaza. ni brosa kabiri ku munsi anniversaire yanjye iba le 21 z'ukwa gatandatu. Cya gatatu mfitanye selfie muri phone yanjye na Muyango ni cyembeshye. Ufitanye selfie na Muyango. Ikindi ni brosa kabiri ku munsi. Ikindi anniversaire yanjye iba kuri le 21 z'ukwa gatandatu. Ikibeshye. Yego. Ufitanye selfie na Muyango. Oya. So bizi neza ko ni brosa kabiri ku munsi. Tanga anniversaire yanjye izigiye ibere. Oya, nubundi ni ukugesinga. Njye ndumva ikibeshye. Icyo ariko ni selfie na Muyango. Ninyikwereka se. Ubwo ndaba nyishe. Nyire tubwire. Icyo kitarimo ntayo dufitanye. Urumva ntabikoze. Nta selfie ufitanye na Muyango. Aya nayo. Wiborosa kabiri ku munsi. Ndakarenza. Ndakarenza pe bambabarire. Okay. Ubwo ni abiri kuri abiri. Abiri kuri abiri. Okay. Ninjye ugezweho. Yego. Ibintu bitatu urambwira kimwe ndi kubeshya. Nzi gusoma ikinyarwanda neza. Yego. Numva. Nkunda imbwa kurusha ipusi. Yego. Urumva. Icya gatatu nigeze kuba uwa nyuma muri class marathon. Ukunda imbwa kurusha ipusi. Nigeze kuba uwa nyuma muri class marathon. Ikindi nzi gusoma ikinyarwanda neza. Ikinyarwanda cyo birumvikana ko ukizi. Imbwa ipusi nta kintu waba uyikundamo. Ndatekereza ko ukunda imbwa ahubwo kuba uwa nyuma. Nicyo mbeshye. Niko kuri ahubwo uramubaye. Nyine we tubwire tu. Icyo mbeshye. Vuga nyine vuga icyo mbeshye muri ibyo. Ikitari ukuri. Ikitari ukuri. Harya harimo kuba ukunda imbwa kurusha ipusi. Ikindi ni kuba nzi gusoma ikinyarwanda neza no kuba narabaye uwa nyuma muri class marathon. Icyo ubeshye rero ni ugukunda imbwa kurusha ipusi. Ikinyarwanda urakizi kandi sha n'uwa nyuma waramubaye kuko sintekereza ko waba uzi kwiruka. Mbwira. Nzi kwiruka ariko nigeze kuba uwa nyuma bari navunitse. Waramuba. Kuko rwose ku bantu mumuzi namwe muraza kutubwira. Ntabwo nawe batarabaye uwa nyuma se nanjye ntiwanjye. Nibyo njye nkunda ipusi kurusha imbwa. Ukunda ipusi. Kurusha imbwa. Ubwo atatu yawe. Atatu abiri. Sibyo? Nanjye ngiye kukubwira. Nadatinganye n'umusomariyani w'umuhungu. Icya kabiri sister wanjye murusha. Wadatinganye umuhungu w'umusomali. Yego. Icya kabiri sister wanjye murusha imyaka 10.
ubwo petite sœur. Mm. icya gatatu nkoresha akaboko k'iburyo nka papa wanjye. Datinze n'umusomaliyani. Mm. Sita wawe umurusha imyaka 10. icumi Koresha akaboko. k'iburyo nka papa. Mm. ni ikihe kitari ukuri n'ibindi biri by'ukuri? Mhm. Ikitari ukuri Mm. nuko waradetinze n'umusomaliyani. kubera iki? Mwahuriye. dushobora guhurira ku mbuga cyangwa n'ahasi bahaba. Umusomaliyani. Mm. Simbizi ubwo uratubwira gusa njye ndumva aricyo kintu kitari ukuri. Ndakoresha akaboko kawugeni kufatishe mike. Mm. wowe ukoresha imoso kuko ariko yifatishije se? Ubwo nanjye uzambaze papa wawe nawe urumva ushobora kuba muhuje akaboko kamwe ukoresha sibyo? duhuje akaboko kamwe, yego. nyine mwese mukoresha muri right handed. dufite akaboko kamwe. Oya mwese muri right handed sibyo? Eh. ikindi Sister wambajije wanjye, sister kurusha wawe. imyaka 10, yego. Birashoboka ko umurusha imyaka 10 ariko sinzi ko icyo uratubeshye kabisa ko waradetinze n'umusomaliyani. Nicyo kitari ukuri. Icyo kitari ukuri. amanota abaye 3. 3 kuri 3 sibyo? Yego. 3 kuri 3. nawe urambwira. Okay, icya kane ntago nzi koga sibyo? Ntago nigeze nkora sajari sibyo? Nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. ikitari ukuri twese turi kucyumva. nta sajari wakoresheje. ntayo pe. imbuga urazikoresha no koga urabizi. niko mbitekereza. wenda sinzi niba ari ukoga mu ibase cyangwa muri pisine. muri koga muri dushe. niba ari koga muri dushe cyangwa muri pool, ariko uko biri kose kimwe muri byo uzi koga. sinzi aho uzi koga ariko ikintu utakoze ni sajari sibyo? Sure. cyangwa uhaguruke barebe. iri zuru urabona ari oje. njyewe nuko ndizi rimeze. nibyo nibyo kitari cyo ni icya sajari. ubwo amanota ne kuri 3. ane yawe 3 yanjye. yego, ane yanjye 3 yanjye. yego. ndi umuvegan. vegan ni umuntu udafite aho ahurira nyine n'ibintu bituruka ku nyamaswa. ubwo ni inyama, amata, amagi, no kuba yakambara ibintu bikozwe mu mpu, mu ruhu nyine. ibintu byose bituruka ibintu byose nyine byaturuka matungo, ku nyamaswa. nagakorana nabyo. yego. Okay. icya kabiri ntabwo byakunda ko ntangira umunsi wanjye ntanyweye nk'icyayi nagize icyo mfata. Okay, breakfast muri rusange. icya gatatu nkunda kunywa savana. bambwira ibiri ukuri, bibiri n'ibitari ukuri. ikitari ukuri nzi ko ukunda inyama. None uri kuvuga ngo uri vegan? wambonye nzirya se? nzi ko ukunda inyama. niba utajya n'inyama unywa amata, none ngo uri vegan. urumva icyo kitari ukuri? nicyo ubeshya. ibindi byo ushaka ukunda savana sibyo? mfata n'ikintu nk'igikoma cya mu gitondo. na breakfast uyifata buri gihe muri mu gitondo. ariko ikintu cyo kutubwira ngo uri vegan, icyo nicyo ubeshya, niyo lie. ntabwo ndi vegan koko, niyo lie. ibindi byo ni cyane rwose. ubwo abaye ane kurane se ko mbona turi kunganya. kandi hagomba kuboneka utsindwa. ariko haracyari ibibazo. ibintu birimo ibihembo. ibintu birimo ibihembo. cyari ibibazo. Okay, ni ngiye kukubwira umbwira ikintu mbeshye kimwe sibyo? yego. buri gihe uko ngiye gusoma igitabo mbanza gusoma page ya nyuma sibyo? ikindi inyamaswa nkunda ya mbere ni inzovu. ikindi umwaka ushize natembereye mu Kagera. ukunda inzovu? inyamaswa ya mbere nkunda ni inzovu. ikindi umwaka ushize natembereye mu Kagera. yego.
ikindi buri uko ngiye gusoma igitabo mpera kuri paje y'inyuma. icyo ubeshya urakizi akantu ko gusoma igitabo uhereye inyuma ntabwo tukemeranwaho. kuba ukunda inzovu ndumva uyikunda n'akagera ushaka kuba yaragasuye last year. urumva ikintu mbeshya ari ukuba uhera inyuma how Mfata comes igitabo none se nyine uhera inyuma gute kandi ugiye kugisoma? hari abantu babanza gusoma paje yanjye ubanza gufata umwanzuro mbere yo gusoma ngo babanze bumve uko uko story inkuru yarangiye. oya hari abantu basoma uko. ntabwo ariko bimeze kuri wowe niko mbyumva ariko urumva aricyo mbeshya. Nibyo. wow ntabwo nahera inyuma nsoma igitabo. waba mu mutwe mayo ntabwo nabanza ese ugenda numva bishoboka nkajya kureba ko inkuru yatangiye atazi n'uko byatangiye. ntabwo nabanza paje ya nyuma. nyuma nibyo. ubwo amanota abaye 5 kuri 4. 5 yawe. yego ngiye kukubaza ariko nose nutunganye. nitunganye nitunganya se biragenda gute? okay nitunganya so ugiye kugenda nitunganya hariyongeraho ikibazo kimwe atari kuri twese ariko uri bubakurikiyeho arongeraho ikibazo kimwe arakibazo undi kugira tubone nyine utsinda. okay sibyo se? aha ubwo ngiye kubaza nkunda gusura mu rugo nyine ababyeyi banjye. icya kabiri nkunda umuhanzi nkunda ni Daju. icya gatatu mperuka gusura umusore dukundana ahaba arambwira ukuri kurimo n'ikinyoma. umuhanzi ukunda ni Daju. yego mperuka gusura boyfriend wawe. ikindi ni nkunda gusura nyine most of the times nkunda gusura mu rugo. si ikintu ubeshye. ikinyoma kirimo aho. yego ni uko ukunda gusura iwanyu. oya ntabwo ari ikinyoma. Igo ukunda kubasura cyane. ndabikunda wavuze cyane. yego ndabikunda. Daju. Daju abakobwa aramukunda ashobora kuba nawe kuba udaheruka gusura boyfriend. niryo hurizo nyine niyo mpamvu nshaka njyewe nahisemo ko udaheruka gusura iwanyu. ndahaheruka. utabasura cyane nako ndabasura. Igo nsura mu rugo kenshi. icya kabiri mperuka gusura umuhungu dukundana ahaba. icya gatatu umuhanzi nkunda ni Daju. ukambwiramo icyo mbeshya kimwe n'ibindi bibiri by'ukuri. icyo ubeshye nyine ni icyo ngicyo ntabwo murebe iryo nota waribuze. ngatubwira icyo wabeshye. icyo nabeshye ntabwo mperuka gusura umusore dukundana ahaba kuko sinjya amagera. nicyo nabeshye ntabwo mperuka kumusura ahaba. ubwo inota ni iryawe. ni iryanjye nyine watsinzwe. angahe? 4 njye mfite 5. 5 cyangwa aho bigize 6. suzi ko byari 5 icya gatandatu cyari kitarajyaho. wowe ugize 4 njye mfite 5. n'ubundi ubwo cya kibazo ntabwo kikiri ngombwa namutsinze. hagombaga kuzamo ihurizo. ariko uranyibye. ntabwo nkwibye. satubeshye. ntabwo mbabeshya. Daju ndamukunda. iwacu nkunda kubasura. iyo mfite akanya nyine. icyo rero ikitari ukuri ntabwo mperuka gusura umusore dukundana ahaba. nyomoza nk'imbubisi. nyomoza. oya ntacyo reka mbyemere ka nsinze ariko ndamutsinze. ndajurira indi episode. ugomba kujurira. nsinze 5 kuri 4. agombaga kuzamo ihurizo. okay game yari iyi ngiyi yari 2 truth 1 lie. ibintu bibiri by'ukuri avuga ibintu 3 bibiri by'ukuri na kimwe cy'ikinyoma nkavuga iki kinyoma kirimo aho ngaho. twagera tubibutsa ahantu tuba turi rero ni Ndaba Rock Resorts and Tours. abantu bashaka kuruhuka ni hano Kicukiro i Nyanza
ahantu rwose uba witegeye ndi kukireba neza ikibuga cy'indege cya Bugesera n'abantu bashaka kudusura tukatubera abatumirwa tukabaganiriza tukagirana ibihe byiza nyine abashaka kuza muri iyi game bagatsindwa baza hariho n'ibihembo nibashake bazatubwira ari babiri bazakina ari babiri utsinda tumuhembe utsindwa true tuzamuha ijoro muri Ndabarock Resorts and Tours cyane reka tubashimire abantu twabanye gusa mwibuke gukanda hasi subscribe kandi sharing nyine ibiganiro like comment hasi mutubwire ibintu bikomeze kugenda neza yari Trezor Nancy ciao